Tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Ubu turakora subscribe, turagusaba kuyikora ndetse ukane no kunzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu ko tuyashyizeho. Umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Mbonimana Gamaliel yeguye ku mwanya we. Birakekwa ko bifitanye isano n'ikibazo cy'ubusinzi Perezida Paul Kagame aherutse kuvuga kuri umwe mu badepite bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru mu kiganiro cyagiranye na Honorable Mbonimana yemeye ko yeguye. Yego nibyo. Yeguye ku mwanya w'ubudepite mpamvu zanjye bwite. Abajijwe ibyavuzwe ko afite imyitwarire idahwitse yagize ati ayo makuru nta kintu ndatangira kuyavugaho, niba ngombwa nayo nzayavugaho, ariko ubu ngubu icyo mvugaho ni ibyo ngibyo. Ayo makuru nta kintu ndatangira kuyavugaho. Yego. Niba ngombwa nayo nzayavugaho, ariko ubu ngubu icyo mvugaho ni ibyo ngibyo. Uyu mudepite yabarizwaga mu ishyaka rya PR Parti Liberal mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022 nibwo yashyikirije inteko ishinga amategeko ibaruwa y'ubwegure bwe. Depite Gamaliel Mbonimana afite imyaka 42 y'amavuko, yari muri iyo nteko kuva mu mwaka wa 2018. Perezida Kagame harutse kuvuga ko mu mpera z'icyumweru ko hari umudepite wananiranye kubera ubusinzi ndetse ko yafashwe atwaye imodoka yasinze. Iyi nkuru yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye. Amakuru yize wagera ku gihe avuga ko iyo baruwa yanditswe kuwa gatanu ariko yashyikirijwe inteko ishinga amategeko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite riteganya ko umudepite ahabwa ikarita y'ubudahangarwa yerekwa inzego zitandukanye igihe bibaye ngombwa. Mu itegeko hateganywa ko uyu mutwe ugira komite ishinzwe imikorere y'umutwe w'abadepite, imyitwarire, imyifatire n'ubudahangarwa bw'abadepite. Iyi komite yiga ibibazo byerekeye imyitwarire, imyifatire n'imikoranire y'abadepite ibisabwe na perezida w'umutwe w'abadepite mu nyandiko. Depite Karenija Barthelemy ukuriye komisiyo ishinzwe imikorere y'abadepite, imyifatire n'ubudahangarwa mu nteko ishinga amategeko yabwiye igihe ko ikibazo cy'umudepite batari bakakizeho kuko ubusanzwe ibyo bibazo babimenyeshwa n'inteko rusange y'inteko ishinga amategeko. Yagize ati ibibazo komite isuzuma ibigezweho na biro y'umutwe w'abadepite. Biriya bintu byabaye mu mpera z'icyumweru nta makuru yanditse bifiteho. Dutegereje natwe ko hari icy'ubuyobozi bwacu nka biro y'umutwe w'abadepite ibikora kugeza ubu ntacyo turabikoraho. Mu nshingano z'iyi komite harimo no gukurikirana no kugira inama abadepite ku byerekeye imyitwarire n'imyifatire yabo haba mu ngoro y'inteko ishinga amategeko cyangwa hanze yayo. Harimo kandi kwiga ibibazo byerekeye imyitwarire n'imyifatire y'abadepite, kureba no gukurikirana uko ubudahangarwa bw'abadepite bwubahirizwa. Ifite kandi ububasha bwo kubaza uwo ari we wese ushobora kwiha amakuru ku kibazo yiga hubahirizwa amategeko. Biro ya komite ishobora gutumira umudepite ikamugira inama mu magambo ku buryo yakwikosoraho birebana n'imyitwarire cyangwa imyifatire bye. Ni komite ikomeye mu nteko kuko ibisabye bikemezwa na 3/5 by'abagize umutwe w'abadepite. Inteko rusange ishobora kwemeza ko umudepite ugaragaweho rimwe cyangwa menshi mu makosa akurwa ku mirimo ye y'ubudepite. Muri ibyo biteganywa harimo nko kwinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko wasinze, kwinjiza ibisindisha mu cyumba cy'inama, kwiyandarika no kwitesha agaciro cyangwa kugatesha urwego arimo, cyangwa indi myitwarire n'imyifatire binyuranyije n'amategeko agenga imyitwarire n'imyifatire y'abayobozi. Perezida Kagame yagaragaje ko ikibazo cyo kunywa inzoga n'ubusinzi kitari mu rubyiruko gusa, ahubwo ko hari n'abantu bakuru barimo n'abayobozi bagaragaza izi ngeso. Yavuze ko mu minsi ishize ubwo yasomaga raporo zitandukanye za polisi y'u Rwanda yaje gutungurwa no kubona ko hari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda wasaritswe n'ingeso yo gutwara imodoka yanyoye inzoga. Yagize ati hari raporo naraye nsomye ariko abapolisi nabo nari mbamereye nabi. Bakoze raporo y'umuntu bafashe n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko yacu, bamufashe yanyoye, bamupimye igipimo cyari kigiye guturika kubera inzoga yanyoye. Hanyuma baza no gusanga mu makuru bafite bamufashe nk'inshuro 5. Ubwo bwari ubwa gatandatu. Babona imodoka igenda mu nzira ikubita hirya no hino. Amahirwe agira ngira ngo nta muntu arica, ariko niyo maherezo azica cyangwa yica undi muntu. Perezida Kagame yakomeje avuga ko hakimara kubona ayo makuru yahamagaye umuyobozi wa polisi kugira ngo arusheho kugira ishusho yagutse y'iki kibazo. Kimwe mu bintu byatunguye Perezida Kagame ngo nuko umuntu nta bihano yigeze afatirwa kuko afite ubudahangarwa. Ati ikibazo nagize ubwo abapolisi zo raporo barazitanga bakavuga ko bamufashe ibipimo biri hejuru y'ibisanzwe, ubanza atari yazinyoye gusa ahubwo yari yaguyemo.
baravuga ngo ariko abagize inteko ishinga amategeko bafite ubudahangarwa, ngubwo bamuretse aragenda. Perezida Kagame yavuze ko uko yumva ibintu nubwo umuntu yaba afite ubudahangarwa bitavuze ko ashobora gukora ikosa nk'iryo inshuro nyinshi nta byemezo bimufatirwa. Yavuze ko yabwiye umuyobozi wa polisi ko bimwe mu bihano uyu muntu ashobora gufatirwa harimo kumwambura uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kandi imyitwarire ikamenyeshwa inteko ishinga amategeko, byaba ngombwa akamburwa ubudahangarwa kugira ngo aryozwe ayo makosa.